uzasiga imiryango yuguruye. Sindaza sindaza nturutse kure, ndagusabye ntumakire, fatinda ariko magere uzasiga imiryango yuguruye. Sindaza umva se jama wizeze ko neza kuri buze kunkoma fo umva rero nkubwire rero urabizi ko no mu ishuri ngiye guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu nyasoza ayisumbuye nari nkukubye mu ishuri narakomaga mu ishuri ndenze none njama nkawe nikaritsiye narazikomye guraje ngo kunkoma ibyo mu ishuri tandukanye nibyo tugiye gukora ku ishuri nimba narakomaga amakaritsiye nkaba nkoma wowe urashaka kunkoma gute uzi kuririmba cyangwa ntabwo nzi kuririmba ahubwo tugende in stage unkome fo ucomoke none okay reka ducomoke none reka twirige tugereye sawa sindaza nturutse kure, ndagusabye ntumakire, nzatinda ariko magere uzasiga imiryango yuguruye. Sindaza sindaza nturutse kure, ndagusabye ntumakire. Shaba tipe none ibi bintu ko mbona bitari se hipati ko mbona batinze cyane hipati urabona ise siko saa 10 zigeze wana reka tubategereza iminota 2 cyangwa se reka tubategereza amasegonda 2 n'iminota 3 ako kandi uvuze ni kabisa amasegonda 2 n'iminota 3 aha ngo mbatsinde se ndabona baje se okay mwegere hano imbere mwegere imbere ariko mushyiramo metero wowe igira hano imbere okay aho ngaho amazina yawe aho waturutse injyana uririmba izina yanjye ni Squish. Sana hana wa. Yoko. Okay na. Hasundi. Agaranga. Amazina yawe ahantu turuka n'injyana uririmba. Witwa Muhoza nturuka Kacyiru ndirimba Posita. Okay, twagiye. Ahantu hari rezo mureke Imana idutelefone. Ahantu hari rezo mureke Imana idutelefone. Ahantu hari rezo mureke murakoze kandi mwakoze neza. Hasundi. Aho ngaho amazina yawe aho waturutse injyana uririmba banyita yaya kumva mwanditse gwangwen ani bagasa twagiye kuwa mbere guma mu rugo kuwa kabiri guma mu rugo kuwa gatatu guma mu rugo kuwa kane guma mu rugo wowe igira hano imbere amazina yawe aho waturutse injyana uririmba njyewe nitwa Juste naturutse pempen Yesu indirimbo ngiye kubaririmbira rero ni trap ndabaje kubakomera muri trap muri bugishone okay twagiye okay navutse samuna mu kwezi kwa munana navutse ndya nkurira kuri biscuit ya n'amahombo nkurira mu gishwa cy'umuneke nariye kubasa cyo kuvuga kada cyakubyinitsa kandi rero mu kigoma mico nk'iyiso gisi nkurira muri box cyo kuvuga sekagwaho ntabyibeho ese muri kundeba nakuriye he fitisu tirakurutuye yo mana yanjye n'abajaji murabyumva muzavuga muyavuge ntabwo biba birenze indirimbo yanjye from kukasimide cyane ariko ni njye wa mbere ndabizi ndabuwa mbere mwese ndabuwa mbere ikintu kigiye gukurikiraho tugiye kubabwira amanota yanyu uko mwakurikiranye mu myanya muriteguye turiteguye tugiye guhera ku muririmbyi wabaye uwa gatatu mu muhamashyi atarenze 3 ari nawe wa nyuma bamwita shwi
shwishwishwija umuririmbyi wabaye wa kabiri bamwita Muhoza yatumye njya no mu mwuka. Haleluya. Amen. Wakegera imbere mu byubahiro byawe. Narimbizi ko ndi bwa mbere ubundi njyewe gatoto yose karitsiye yose ndarayikabye murakuze kumbwira ngo wowe ngurambana uwa mbere ntabwo bibaho abaturage bose baba babizi ndakoma ahubwo zaruruka kwa ngwana urahaza umva ahubwo njyewe nturuka pempeni yose mba narayikabye ngora ngo wagashaka kumutsinda ntabwo bishoboka reka nabyo kunywa ibigage jewe marereka dutegeze reka turebe ndabu wa mbere ndabu wa mbere kugukoma byonyine gusa okay na reka dutegereze wowe bwira umuntu uri inyuma yawe aciceke cyangwa nze muhekenyesha inyanya n'intomati mbisi. What? Wa mbere bamwita ya Judge njye mfite ikibazo. Kiye kibazo? Njye ndabisiko ari njye uri wa mbere ko mwasomye nabi. Ko mbisiko ari njye uri wa mbere bamwe babaye abambere gute. Niko reka nkubaze gatoya. Buriya nawe wibara mu bantu bari kuri liste. Wavanywe kuri liste kuko ibintu waririmbye twumvaga biri no kutwica mu matwi. Wowe ntabwo uri kuri liste. Ahubwo mwebwe nta nubwo muzi gusoma. Buriya njye ni njye umuntu wa mbere utwika muri zino karitsiye abaturage bose baranze. Njye utwika nubwo mwasomye nabi. Tuvuge nimba atazi gusoma se nanjye ntabwo nzi kwandika. Ntabyo muzi Judge. Hano ntabwo ari muri karitsiye. Tawe uzagaruke mu yandi marushanwa ugerageza amahirwe yawe. Kwibira. Uwa mbere ari kubundi nabanza ahagaraye hano yifitiye confidence kuko igihembo agiye gutwara mana we nagikoreye imyaka nako ni mpuzamahanga muri make. ni mpuzamahanga ariko weje uza no gufata ibihembo wifitiye confidence uri no guseka Ekize kindagiye. kugira ngo iki gihembo si gikaze Voka. Hello guys, mba nkwisabira akantu niba unkunda please kanda subscribe ntubyibagirwe genda rada nkubwire nimba ushaka ko dukomeza gutwika nk'imanzi comedy kanda kuri subscribe Ntubyibagirwe kandi subscribe. Mwebwe muri kuvugana mutana boroshe man. Ahubwo hari n'ibyo mutavuze. Mwebwe mwebwe reka mbabwire. Mujye mwikandira subscribe, comment, mwibagirwe na share n'imanzi comment on YouTube. Na IG mwitegure tugiye kubatwikira.